muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu ubwo ko njye niho ntazi kuririmba bajya ngo tubohokera. sinuba no kugira aho ngaho byatubayeho mbere tugishaka nabyibuka Umusore aramuhamagara aramubwira, aravuga ngo wanze ko unyita uri kumwe n'abandi bagore. ntagomba kwirata ku badafite, urumva ntiwagira ubuntu nyine ngo icyawe cyagezweho, nyine isaha yawe yarageze, ariko n'abandi baracyategereje isaha yabo izagera, ntawe ugomba kwirengagiza bariya bo hasi. Nibwo buzima. Irinde kubera ko nawe baravuga ngo tunga urutoki izindi mwibuke gusengerana, usengere mugenzi wawe agusengere, twese tuba dusigarirwa kuzabona ubugingo buhoro. Hari umuntu ushobora kurimbuka, ugikara yakwitukuza, uw'inzobe yakwikaraza. Yambi mumeze mute inshuti zanjye? Ni amahoro, mumeze neza? Yananye ndashima Imana, mba mbakumbuye cyane, kwibaza amakuru yanyu, aho muri bimeze bite. Umuntu utameze neza ndagira ngo mubwire ngo ihangane, komera, ibyo ubona bitari kugenda neza ejo bizagenda neza. Icyizere, inyenyeri ya mbere ikumurikira ni uko uriho ufite ubuzima, waba urwaye waba urembye, umva ko ejo Imana bigenza neza ugakira. Komera, yumvemo icyizere kandi urushaho kwegera Imana mu mutima wawe. Nawe umeze neza, gahunda zawe zose ziri kugenda neza, ndakwinginze ujye ubikusanyiriza hamwe, uha Imana icyubahiro, uyishimire kandi ntukabyiratane, kuko iby'isi birashira. Ujye wibuka no gufasha abakiri hasi yawe, imigisha izarushaho kwiyongera. Muri rusange se mumeze mute banyarwanda, banyarwandakazi, barundi, abantu mwese mwumva ururimi mvuga, ndabashuje cyane, mbahaye ikaze. Umva ntabatindiye cyane, ndabizi muri kwibaza ati marayika uriya ni muntu ki bari kumwe. Uyu munsi twagira umugisha kugira umushyitsi, uyu ni umutware wanjye, ninamusabye ko nifuza ko yaza tukaganiriza abakunzi ba Malayika Kami Kevin, so nabyishimiye cyane yaje, reka tumuhe karibu abasuhuze. Ikaze cyane. urakoze cyane ndagushimiye, nshimiye n'abatwumva aka kanya aho baherereye hose, abatuye isi mu bice bitandukanye, cyane cyane abari mu Rwanda rwa Gasabo, Rwanda. ndabashimiye mwese kandi nishimiye kubana namwe aka kanya. Ni ubwa mbere nje kuri iyi kamera, ariko ndakeka ko cyangwa se ndahamya ko ubundi bigiye kugenda neza, kandi ibyo tugiye kuvuga aha ngaha buri muntu wese abyumve ko turimo turaganira, ntawe dutunze agatoki runaka, ariko buri muntu wese yiyumvemo yisangemo, kuko ntabwo twebwe, ndakeka na famille yiwe ari bo mwebwe, nta bifura bibamo, tayo umuntu turasa kwitarakara ikindi tugamije kuganira. ndabashimiye rwose kunyakira kandi ndabizi ko mwanyakiriye. Turakwakira kandi wakoze cyane. Bakunzi bacu rero, bigirira tuganire, ni ukuri ikaze kuri buri umwe. Urabizi mba nkunda kuba haginga cyane, ariko mbere yaho kamubaza, ariko uvuga uceza imvumbu, tuba turi mu ndirimbo Imana yagize neza, umva turi guhimbaza Imana kuba tukiriho. Aba ari ibyo ko hari abantu baba bari ahantu batameze neza, rero ingingo zacu twe kunezerwa, tukanezererwa Imana, tukayihereza icyubahiro. birumvikana ko n'ubundi akanya ako ari ko kose ugomba kwibuka ese aharangiye, kubera icyari njye uharangije. So rero ntabwo ugomba kuzana iyindi sura se, cyangwa se ukundi kuntu ushobora kwitwara kudasanzwe. Ni ibyishimo gusa, kandi ibyishimo hari ibindi birema, hari ibindi byishimo birema. So rero ugiye uhora muri byishimo n'ubundi bikuremera ibindi byishimo, gusa n'abakubonye
bakeka ko hari ibindi bintu ukoresha ugasanga wakoresha ibindi kandi hari ibyishimo n'ubundi ntabyo wigirira ari none morali n'ibindi byishimo biba bikurimo ariko ni niba byiza ubabaye ntabwo ari byiza gukomeza ubabaye akantu kajya kaba karangira ibyishimo ni ibya mbere muri Yesu niho turuhukira muri Yesu ubwo rero ko njye niho ntazi kuririmba bagira ngo turuhukira nsoreze kuri izi kamera oya ni uko tubayeho tuba turi guhimbaza Imana ariko beka nkubaza akantu buriya ariko ntabwo wantumiye kugira ngo mbaze uyu ni akantu gato k'amatsiko ry'aho nkubaze nta kibazo nacyo ndikumva ni nk'iyo umuntu abajije nyine wari uvuze ngo ndashaka kusebereza kuri izi kamera oya ntabwo ari byo ariko hari igihe nk'umuntu avuga ikintu cyangwa abaza ikintu umuntu we adafite ubushobozi bwo kwiha ariko akakimufosingamo akamuhata amubaza kubera iki iki n'iki utari kugikora gutya ese ko iki wowe utakizi ese ko iki utari kukigeraho wenda urugero kubera iki utabyara kandi mu by'ukuri atari hari ibintu nyine umuntu atiha nka biriya bintu bifata gute urakoze njyewe wenda ukuntu mbyumva bishobora kuza muri parite wenda nk'ebyiri cyangwa eshatu icya mbere ashobora kuba we mu mutwe we cyangwa se mu byo we atekereza ari burage yumva ko byari burage akaba ngo ni ukuganira ni ugutebya ku buryo wowe ubyakiriye cyangwa se wowe urimo urabibwirwa bigukomeretsa nabyita ko ari nko gukomeretsanya ariko biri indiregiti uwo muntu utabizi biri indiregiti noneho nkabifata no mu bundi buryo bwo gushinyagura kuko nk'ubwo ngubwo niba ubizi neza ko umuntu afite umugabo ufite ubushobozi ubwo ari bwo bwose bukenewe kugira ngo umuntu yibaruke ariko bakaba bataribarutse so ntabwo ari bo sibyo ni Imana itanga urubyaro urumva niba wowe kenshi na kenshi niba wenda waranabyaye urumva ni ugushinyagura ni ukumushinyagurira noneho ikindi wenda nko gusererezanya ikindi wenda akaba nko gusererezanya wenda abantu batebya cyangwa mu biganiro by'ikirenga ariko nanone ibiganiro hari ukuntu umuntu aganira akagira limiti ugomba kugira ese n'umuntu murimo muraganira ubundi abifata ate abyumva ate kuko ushobora nk'uko urugero rumaye ngo none se ngo kuki mutabyara wabanje umenya impamvu abantu batabyara cyangwa se warababaza ati ko se mwagiye kwa muganga musanga bimeze bite ko nabonye ko mwabyaye uriya mwana umwe ariko cyangwa niko mwabishatse ariko ntabwo wahita upushinga umuntu ngo ariko kuki mutabyara we ngo na biriya bintu byose ngo biriya bimodoka ngo n'iki ngo n'amazu byose ngo muzabisigira bandera kumva umuntu afite noneho n'ikibazo noneho na wa mutungo mufite ngo muzabisigira abandi twebwe dufite umubebe dufite umwana turabishimira Imana ariko icyo nashatse kuvuga ni iki buriya nawe ejo nzoza kugatse ko utabyara kandi bimeze oya sinuba no kugira aho ngaho byatubayeho mbere tugishaka nabyibuka byatubayeho bamwe na bamwe bakazaba banambaza ati byaciyemo se karacyo mwibwira noneho nanjye nkavuga nse ibiki ati se ndeba se nta kigenda umwana ariko se ubu n'aka kanyara ame ukwezi ati ariko uriya warebye wagezeyo aho noneho agiye uko bigenda byiyongera noneho nanjye wumva ko wa mugani ubundi byagenze gute ariko kandi nta n'igihe kirakira noneho hari igihe noneho ibyo bintu umuntu abinyuramo hashize umwaka imyaka ibiri imyaka itatu hashize igihe kirekire kandi nawe wenda ahora atakira Imana arerera Imana nta kintu abyifuza pe nta kintu atakoze yumva n'ikintu icyo cyose yashobozwa yagikora ariko akabona umwana cyangwa se akabona n'ikindi kintu runaka ariko kumva abantu noneho ugasanga n'abantu bagira bamubwira ayo magambo bamutoteza ayo magambo inshuti ze za hafi ni umuryango we urumva ntaho yashatse urumva ni umuryango we uravuga ati nyamara uriya mugabo kandi twarakubwiye cyangwa aho yashatse ati none se
ko atari wowe utanga ibintu byinshi rero ugasanga abantu badukomeretse ni bano bantu ba entourage yacu, bano bantu ba hafi ba hano hafi yacu, ntabwo ari byiza. Njye sinzi ukuntu wenda nabivuga ariko nka controle y'ururimi uvuga cyangwa se nk'umuntu ubwira, kimwe nuko hari abantu bajya kuganira akaganira n'umuntu atamuzi bwa mbere akavuga akarenza, sometimes ukaba uri kwirata ababyeyi ntuzi neza ko umuntu afite umubyeyi, cyangwa akaba ari kuvuga ati umugabo wanjye meze gute, cyangwa we yaragumiwe. Buriya no guhura n'umuntu bwa mbere ujya ugira makeya mu gihe utaramumenya neza, utazi kote faible yiwe. Kimwe nuko hari ababa babizi azitikana ko hari umuntu yabuze ariko agakomeza yiratana, tuvuge niba ari umubyeyi we akamuvuga iruhande rw'uwo muntu. Biriya bintu nabyo ariko nyine nk'uko nari maze kubikubwira, nyine buri muntu agomba gukontorora ibintu avuga, kuko uko bimeze kose nawe urabizi ikintu cyiza ufite urakirata, urakivuga. Niba ufite wenda mama wawe mwiza umukunda wamuvuga, ariko menya urabivugira hehe, urabibwira nde, sibyo? Ntabwo wajya ku itabaro runaka ry'umuntu wipfushiriza umubyeyi we n'icyo utangira ngo uzane ibyo bintu urumva urimo urarengera, sibyo? Nta muntu wakubuza kuvuga umubyeyi wawe uramukunda, nanjye ndamuvuga nanamuvuga isaha ku isaha, kandi n'ikindi cyose ukunda urakirata, ariko menya uburyo ubivugamo ubikoramo, ryari hehe gute nande, biragufasha. Hari abantu bataba bafite ukuntu bibabajemo cyane, ariko uba ukwiye kwirinda. Ntabwo wababona umuntu hari umuntu utaba bikunze cyane, ariko iyo umuntu akomeza abivuga ariko burya iyo mutandukanye aravuga ati nta kantu yambwira bigenze gutya. Ntabwo buri kintu kikubabaza, kandi amagambo adukomeretsa se yandi adukomeretsa ya buri munsi nayo n'ubundi twisangamo buri munsi, ahubwo uburyo twayakoresheje akaba ari cyo kibangama. Cyangwa ugasanga nk'umuntu nko mu kazi avuga ati kuki utagera kuri ibi, harabura iki gute, mwajye mukora cyane, kandi nyamara niyo mugiye mudasenga wakoze. Rero uri muntu agira igeno rye mu buzima, mwazajya musenga, kandi wenda ntazi niba asenga, kuko baranavuga ngo shitani amenya aho dukorera ibyo ariko ntamenya aho twihanira. Ntabwo ari byiza kuba washinja mugenzi wawe ibindi bintu runaka, kubera ko umuntu agira umugisha we n'igihe cye, hari igihe umuntu akora muri njyewe igihe cyanjye gishobora kugenda. Nabonye umuntu yari yikoreye imizigo iremereye, ngo amashanyarazi aramuhamagara aramubwira, aravuga ngo wanze kunyita uri kumwe n'abandi bagore, kandi yavunitse yikoreye, yananiwe kubona ukuntu yakuramo telefone. Rero hari umuntu uba wavunitse yakoresheje imbaraga ze. Rero ujye wirinda gucira umuntu urubanza utaramenya. Niba hari icyo wamufasha mufashe kugira ngo agire intambwe ageraho. Wamubaza harabura iki, mbona bigenda gutya kandi dukorana muri zone imwe, n'urugero cyangwa se akazi kamwe, buri kintu tugihuriyeho, aho nkabona ndimo ndatera imbere kurusha birimo birapfira, ufite amadeni menshi, wenda amafaranga niho uyajyana, ufite ibibazo ibi n'ibi, kumva ko hari ikintu yakugiraho inama cyangwa se wamugiraho inama, ariko uravuga ese wumva umuntu yagufasha iki kuva wabishobora, cyangwa indi nama wamugira, ariko urihanukira rwose ukavuga ati amushira urubanza utaramenya. Nyamara iyo winjiyemo hariya ntunasenga, kandi mu by'ukuri ushobora kunamurusha ntuzinduka. Rero ntabwo ari ibitotsi byawe ibintu byinshi, yego nawe ugomba gushyiramo eforo, akazi akariko kose gukora mu gitondo, gukora nijoro, kandi kagomba no kwigomwa, no kugakunda, ugakunda ibintu byawe, ukunda ibyo ukora n'abakiriya bawe,
abakiriya bawe kuko nibo bakubeshejeho, nibo bami bawe. Ntabwo abo bakiriya ari uko ngo ucuruza oya, ikintu cyose utanga serivisi abantu uyiha nibo bakiriya bawe, nibo bantu bakubeshejeho. Urumva niba ubyuka ukanagenda ugahagarara ku muhanda ukaza wereka abantu imodoka wenda zijya aha n'aha n'aha n'aha, bariya abantu wereka nubwo utazi ngo ni abaha ngaha ni abanga, nibo bakiriya bawe. Nubwo atari we ejo uzaba umukiriya wawe nanone ejo, oya, wenda uyu munsi akaba ari uw'i Musanze, ejo ari uw'i Rwamagana, ariko bariya nibo bakiriya bawe ba buri munsi. Cyangwa ucuruza cyangwa ukora akandi kazi ka buri munsi, nibo bakiriya bawe. Ugomba kumenya uburyo ubatwaramo, ubanamo nabo, noneho ukamenya n'uburyo ubavugisha. Ibyo twavuze hambere bwa mbere, ukamenya n'uburyo ubavugisha kugira ngo hatagira ugire guduri mu kazi kawe kwa. Ibyo ni byiza, uzabisangamo uburyohe budasanzwe. Rero ubundi umuntu yagakwiye kujya abanza akiga mugenzi we, cyangwa se akirinda mbere kugira ngo amenye ibindi bigendanye n'ibyo yibaza kuri mugenzi we. Ntabwo ari byiza gutesha agaciro umuntu, kumubaza icyo adafite kwiha, adafitiye ubushobozi. Ese kubera icyo wabyaye umwana umwe gusa? Ese kubera iki wahisemo ibi ngibi? Abana bawe umwe ni igikara, ese wazaguze kariya kamodoka kari keza, ujye ureka gukomeza kugenda muri izi cyangwa kugenda n'amaguru. nawe risibye n'akandi kantu kabaho, agiye mu makonte. wenda nk'urugero ni urugero, wenda nk'umuntu murakorana, wenda ni nka bosi wawe, ni urugero nka bosi wawe, ariko akumva ko buri munsi ikiganiro cyose azajya atangaho abantu badashobotse, bari hasi badashoboye, niba ari wowe atangaho, kandi buriya abaseba ari wowe atangaho, kuko umuntu akoresha ntabwo ko ari njye wamubeshejeho, ni njye wamubeshejeho ko ziriya ifoto zanjye zose zitakaza kubera we. Kuki buri munsi mu bantu baciriritse, mu bantu batazatera imbere, mu bantu byayobeye, kubera iki ari njye? Akantu kabisa gahinduke, ukajya kure, nako sinzi ukuntu nkumva, ukajya kure. Rero umuntu ukoresha ukwiye kumuzamura, ntabwo ko kumuvuga nabi kubera ko ni wowe uba usuzuguritse. Inshuti yawe ntabwo wakwiye kuvuga uriya nawe kugendana nuko uri kongera, wakakwiye kugira icyo umufasha kugira ngo nawe agaragare neza, kuko nawe useba. Niba wanamuhindura anakubangamiye wenda mu myitwarire abamo, cyangwa se uko abayeho, cyangwa se uko agira gute bitakunogeye, wamuhindura. Kumuhindura ni ikizi, ni ukumuba hafi ukamuganiriza, cyangwa se akamurekera ubuzima bwe, ntamwinjirire. Rero icyiza atandukana rwose, reka umuntu aba ufite ubuzima bwe yapanze. Mu gihe utabasha kumuganiriza mubaze, mu gihe udafite icyo umufasha mwihorere, kuko hari abantu bateza abandi agahinda bibereye no mu mahoro yabo. Rero ntabwo ari byiza kubera yuko hari ibyo umuntu atabasha kwiha, hari n'ibyo yiha. Ikindi nk'abantu nkubaze, hari umuntu uba ufite ugasanga araca bugufi, arafasha mu bintu n'umuntu umeze ukuntu akamucira bugufi. N'abandi ugasa nk'aho ari mu wayene, niwe usanga babigize intambara. Biriya byo ni bakeya. ubundi uko bimeze kose, iyi si turimo iragoye. Ubundi wihangana gukoresha rino jambo, kera nyine bazokuruza bavuga ngo uriya ni umuke w'inkirabuheri. Ni wa muntu ukize ariko wabigezeho ejo bundi, cyangwa atanakize, ahubwo ari nko kwa kundi aba afite byajya mu rugo, yarabanje si n'ubukene bukomeye, ahubwo ni kwa kundi aba afite byajya mu rugo, wenda batakisaba umunyu, batageze gute, akumva ko arenze, ati ndabafite. Sogokuru yakundaga kubita ngo ni umuke w'inkirabuheri.
urumva wa mukire utazi ko utazi ubukire ni iki, ubukire ni iki. Uba usanga rero aribo bantu bishyira hejuru, abantu bishyira hejuru akumva ko arenze. Niba wenda nk'abantu banywa nk'agacupa n'urugero, yagera mu kabari yagurira abantu umwe babiri batatu atajya akabatuka, kuko akabatonza umurongo, akaba abatuka ngo ubwo yabaguriye ngo arakize, kandi ugasanga wa muntu wabaguriye hafi n'amakesi n'amakaziye runaka nta n'ikintu yarimo aranavuga, muravuga sitori nziza zisanzwe nziza. Sinzi ukuntu bimeze. Niba ari umutima uba uri mu muntu, ntibyanditse ngo akari ku mutima agasesekara ku munwa, ntabwo nzi, ariko ni ibintu biba ari byiza ko ari n'abantu bake, ni ibintu biba biri mu muntu, ariko n'undi aba afite kwigiraho. ahubwo ndimo ndatekereza ese uko agenda wenda azamuka mu ntera biriya bintu bishobora gushira, ahubwo usanga abikorera ari bo bandi, kuko abikora kwa kundi uko agenda asa nk'uzamukaho. Ahubwo iyo uko wenda agenda azamuka mu ntera bishobora gushira. oya, ahubwo wasanga bigiye hasi aribwo byashira, kubera ko usanga akenshi bigiye hasi aba ari wa wundi watangiye gusaba uwo yimye none. usanga babandi bafite ibiri hejuru nyine usanga aribo bafite umutima, ariko ubundi ni bakeya, ariko hari abahari. nabwo ubuzima. Ese nk'umuntu yicishije bugufi aragenda na silipa agize yarakarutse, aba asize mu modoka ihenze aho ngaho. nyine nibyo ndimo ndagusobanurira, nabwo ubuzima. Niba ufite ntagomba kwirata ku badafite, urumva. Ntuhagire ubuntu nyine ngo icyawe cyagezweho, nyine isaha yawe yarageze, ariko n'abandi baracyategereje isaha yabo izagera. Ntabwo ugomba kwirengagiza bariya bo hasi. Nibwo buzima twese twagakwiye kubaho, ariko kubera iyi si igenda yigira gutya, abakobwa bihindura abahungu, abahungu bihindura abakobwa, byinshi tugenda tubona hirya no hino. Uba usanga nubwo wa wundi noneho utanafite ari ushaka kwigira ufite, usanga ibintu bigiye bicanganye. Ariko ubuzima nyabuzima uko twagakwiye kubaho kuri iyi si, ufite ntabwo yagombye kwirata kudafite, ahubwo agomba kuzamura udafite kugira ngo nawe agire aho agera, agire n'icyo amukura. ariko uzi we nka kera umwe wavuga ati kanaka yamaye inka, ubwo ndimo ndavuga nti mbega yamaye wamaye inka we, wakumva bitagushimishije, byagushimisha, wamugana wundi ushaka byagushimisha, urumva. uriya ukarahare aba yumva bimushimishije, sibyo? kubera hari ikintu yamukoreye, so rero nawe sinzi ukuntu wabihindura niba bijya bikubaho. turabihindura rwose, bihindura nukuri. Ntabwo mvuze bo, ariko nawe niba bijya bikubaho, abakunzi banjye bari kureba, niba ujya unyirataho kuko wagafashe. nagufashe nawe waza kunsajya ku bakunzi banjye. Rero ikintu cyiza, mugenzi wawe mwubahe, wimutindaho. Icyo uri kumusesereza wenda nawe aracyifuza, ubwo buzima uri kubonamo bwize akagiyemo ni wowe ushaka kurusha uko wowe wifuza kubimubonamo. Icyiza ni uko wamutega amatwi cyangwa ukamurekera ubuzima bwe, we yavuga akakubwira mu gihe mumenyanye, yaba ubuzima bwe buri pirive ugatuza. Kubona umuntu bwa mbere ukavuga, ntaguciye mu ijambo, ikiganiro tuzakora pati 2 ahari, uramurogoshoye tujyanye. Noneho hari n'abantu baba babayeho muri iyo si, bumva ngo ni uko nyine bagomba kuba barigize ibigayi, akumva ko ngo atavuze uku nguku ntabwo bamwemera, ntabwo akumva ko ari bwo buzima yiyumvamo ashaka kubaho, kumva araguhamagaye wenda mu kizina runaka, wenda nko mu kizina cya basogokuruza hehe na hehe, mwe akumva yarigize umuntu urenze ukomeye muri karitsiye ziwe cyangwa n'ahantu.
tuzakore part Tuzakora 2 noneho untumire biri seriye tuzakora part 2 noneho gusa impamvu wenda nambajije uko nguko ni uko muri iyi minsi uba usigaye ubona cy'abantu uganiriza ukumva bafite ibikomere bitandukanye by'ibyo bifuza ku bagenzi babo, depression yeah, imeze nabi. bagashaka kuhabonamo ibintu nabo bifuza kugera ko bakabashinja ko kutabigera ari imbaraga zabo nkeya, mu by'ukuri nta n'icyo bakoze cyo kubafasha akambara uretse izina kuba n'umwambaro w'icyo kintu uretse kandi kubataramira, arengana. yaba umwana muto ugasanga arakomantinga irinde kubera ko nawe baravuga ngo tunga urutoki nawe izindi baragutunga. Mwibuke gusengerana, usengere mugenzi wawe agusengere, twese tuba dusigarirwa kuzabona ubugingo buhoraho. Hari umuntu ushobora kurimbuka kandi ijambo ry'Imana avuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nicyo kintu gikomeye cyane, ariko bikatugora, biragoye, inzira y'Imana iragoye. bikatugora Bavuga ko akayira k'Imana kegeranye, ako kafungana. akasatani karangaye, kunywa inzoga, gusebanya, kwicana, kugambana, kunyaga n'utw'umukene yari afite cyangwa kwiba umukire kugira ngo ajye hasi wowe uzamuke. Ibyo bintu byose bibi bikubiye muri ka kayira kanini, ariko nk'icyo twakora ni ugukundana, ni ugushyira hamwe. Mugenzi we niba nta mwana musengere, niba ari igikara ubaho igikara cyangwa kuri igikara cyane abihindura iki ariko yavutse, ab'inzobe mu muryango wose ari igikara, none se ab'igikara mu muryango ari inzobe ahubwo buriya ko umuntu w'igikara yakwitukuza uw'inzobe yakwikaraza ko umuntu w'inzobe yakwikaraza, none se umuntu ukaba muremure undi akaba mugufi, muremure yakwigufana, ari umuremure umugufi yakwikwedura, umuremure akimanura. Imana yanjye we, Uwiteka Imana dutabare, Imana iturengere, Imana iduhe umutima utinya kuvuga ibibi no kuvuga bagenzi bacu, uduhe umutima w'urukundo, umutima wo gufashanya, umutima wo kuzamurana, kubera ko isi nizunguruka, umunsi umuntu afite benshi tugiye tuzi ejo bakabura, avugira utinde ku muntu mucumureho, ntunamusabe imbabazi, turiya tuza, menya ibyawe namenye ibye. Icya mbere Imana iba yarabaremye bakunze, icyo mugenzi wawe adafite kwiha wimushinja, kandi ubwo yari agifite kwiha, uyu munsi ntacyo afite ariko ejo azakibona, kuko ibintu byose ni Imana ibitanga, nta mwana w'umuntu ubitanga. Tugire urukundo, nicyo cyane cya mbere. Mbese sinzi niba ari icyo wabwira abakunzi bacu, ubundi tuzakora part 2. Njye cya mbere nabashimira ko ni n'ubwa mbere ngaragaye kuri kamera, ubwa mbere, ariko wenda nanjye nkunganiye nyine ibi bintu byose uvuze nibyo, ariko nyine hari ibitugora twe nk'abantu, ariko ikintu cya mbere wowe menya uwo uri we, noneho numenya uwo uri we uzanasobanukirwa n'abandi, kubera ko ibintu byose tunyuramo nibyo tunyuramo hano ku isi, hari aho bizarangirira. Byaba bibabaje tugiye nk'igihe tuzazamuka se turimo turacibwa imanza, ugasanga umunsi wawe ibintu byose birakorerwa mu nshuti zawe, nawe mu umuryango wawe, b'abantu b'inshingano uri gutesha agaciro, ntabwo ari byiza. Umuntu wese yirebeho kuko dufite urugendo rurerure kandi mu gihe gito, ni byinshi ariko iyi si nayo iragoye. Uwiteka Imana iduhe imbaraga. Imihanda nirirwamo ukuntu biba bimeze biragoye, birakomeye cyane, ariko mu buzima bwa buri munsi aho umuntu agenda ugomba kunesha, kuko Kristo ni umuneshi iteka ryose. Kandi ikintu cyose umusabye
ashobora byose, ikintu cyose umusabye aragushoboza pe, numwisunga azagushoboza. Ikibazo ni kimwe, ni ugushaka kwirwanirira ukumva ko ikintu cyose wihagije nta kabaraga yagutiza, icyo ngicyo cyo rwose biragupfana, akagenda akibagirwa Imana ku biragupfana, biragupfana. Ariko iyo wabyibutse biremera genda neza. Ndabashimiye, ndabishimiye ko nimuzongera aho muzongera kunyenera ndahari, zagaruke nta kibazo bitari kera, ndahari. Ntabwo navuga ngo mbamare buri munsi, ariko nyine ariko ujya unyuzaho nyine, ariko nawe urabyumva no kwandika ibaruwa kwandika ibaruwa ukavuga ati igihe iki n'iki, abo turabakunda famiye yacu, turabakunda namwe turabakunda cyane cyane abantu ku mutima, abantu bakoze subscribe nibyo ngiye kuvuga, abantu bakoze subscribe, abantu bafite ibisabo byinshi bize mu gihumbi kandi njya numva ngo umuntu ufite sabo igihumbi abarenze, turarenze abakozi banjye, murarenze. Ndabashimiye kandi ubibwire na bagenzi bawe, sharinga, utange comment, hano byagenze gutya, hano mwabigenje gutya, ese hano ko mwibasiye kino gice, ko mwavuze kuri aba ngaba, ko mwabigenje kuri aba ngaba, ese ubutaha mwazatubwiye ntabwo turi bakuru ku buryo twasesengura ikintu ngo tukinjiremo cyane, ibyo tubasha kubona wenda bigere kure, ariko dufatanyije twagirana inama kuko tuba turimo turaganira. Rero wikwemera ko tuganira turi babiri, tuganire turi umuryango, uvuge igitekerezo cyawe, mvuge icyanjye, uriya avuga iki, Clarisse avuga iki, Theodore avuga iki, na bose twunganirana, nukuri bizagenda neza pe, kuko nanjye ndabashimiye. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, n'abadukurikiye Imana ibahe umugisha, inshuti zanjye mwumvisha ko dukaze dufite amahumbi asa ukomeze mukande ariko iki kiganiro gishyira hanze uzanyereke ni ukuri, mujye muri comment tuganire, tujye tuvuga ibiriho, tugirane inama, nicyo yacu ibereyeho, twamaze ubutumwa bwiza, icyubahiro cy'Imana kirushe gushyirwa hejuru. Turabakunda cyane, Uwiteka Imana bishimire, naho ubutaha, ciao ciao.